bana nkunda Yezu Kristo akuzwe. Icyumweru cyiza, murakaza neza none muri aka kanya Imana iduhaye kugira ngo twongere gusangira no kuryoherwa n'ijambo ryayo. Tugeze ku cyumweru cya 16 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa Kiliziya, umwaka A. Mu Ivanjiri uyu munsi Yezu Kristo araducira umugani w'urumamfu mu ngano. Ariko mu by'ukuri mu Ivanjiri ya none Yezu Kristo yaciriye rubanda hamwe n'abigishwa be imigani 3. Ntabwo twabasha kwinjira mu Ivanjiri yose uko yakabaye kuko ntagiye twabona, ariko nk'uko bisanzwe turahitamo ibintu 3 bishobora kudufasha mu rugendo rwacu rw'ubukristo. Icya mbere twigira muri iyi Ivanjiri ni uko tugomba kwishimira ibyiza bagenzi bacu bagezeho, kwishimira mugenzi wacu, tukishimira n'intambwe nziza agenda atera mu buzima bwe. Uriya mwanzi wagiye nyine akitwikira ijoro akabiba urumamfu mu murima wa mugenzi we, nyine n'umwanzi. Ariko twebwe turi abakunzi, twabaye inkoramutima za Yezu Kristo. Kuko rero turi abakunzi, tugomba no gukora ibishoboka byose kugira ngo urwo rukundo rwacu rugaragarire mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko nyine n'abanzi babaho. Abanzi rero ntabwo baturuka ahandi, abazi nyine baba ari twebwe. Igihe cyose twagiye kure y'ijambo ry'Imana, igihe cyose dukora ibinyuranyije n'ijambo ry'Imana, ntitube rero abanzi bitwikira ijoro kugira ngo bagire nabi, ahubwo tube abakunzi nk'uko Ivanjiri ibitubwira, nk'uko Yezu Kristo yabidutoje. Muri inshuti zanjye, igihe cyose mukora nyine ibyo nabasaba gukora. Icya kabiri twigira mu Ivanjiri uyu munsi ni uko tugomba kwemera tukaba ibikoresho biciye bugufi kugira ngo Imana itwifashishe kugira ngo yubake ingoma yayo mu bantu. Dushobora kuba umusemburo, dushobora kuba nk'akabuto ka sinapisi. Ni ibintu bitoya cyane, kenshi na kenshi bidashobora kubarwa n'amaso, ariko akazi kabyo kakorwa neza ugasanga byatanze umusaruro. Natwe niko bigomba kumera, tugomba kwemera kuba ibikoresho biciye bugufi Imana ubwayo yifashisha kugira ngo buhoro buhoro igende yubaka ingoma yayo mu bantu. Ntabwo ingoma y'Imana ariyo tuzahabwa igihe nikigera, ahubwo tugomba kugenda tuyubaka buke buke mu buzima bwacu, cyane cyane twanga ibyaha, twanga ubugizi bwa nabi bwose, hanyuma tukemera kwinjira mu murongo nyine Yezu Kristo atubwiriza binyuze mu ijambo rye. Icya gatatu twigira mu Ivanjiri ya none ni uko twabaye nyine inkoramutima za Yezu Kristo. Kuko turi inkoramutima ze, twinjirana mu nzu nawe, maze tukabasha kumwisanza. Asezereye rubanda, hanyuma we n'abigishwa be binjira mu nzu, baricara. Niko kumubaza ngo dusobanurire umugani w'urumamfu mu ngano. Natwe rero dushobora kwinjirana na Yezu mu nzu. Ntabwo kuri Yezu twebwe turi rubanda, ahubwo turi inkoramutima. Dushobora kwinjira mu nzu ye, hanyuma tukamwisanzuraho, tumubaza ibyo dushaka byose kugira ngo adusobanurire, kandi natwe dusobanukirwe. Nitumara gusobanukirwa, natwe dusobanurire abandi. Ikintu rero gituma twinjira mu nzu ya Yezu Kristo ni isengesho. Muvandimwe, reba uko isengesho ryawe rimeze. Ni isengesho se rivuye ku mutima, cyangwa ni isengesho ry'amagambo gusa? Duhugukire isengesho, kuko niryo rizatuma twisanzura kuri Yezu Kristo, tumubaza nawe akadusubiza, tumusobanurira nawe akadusobanurira. Dufatanye rero urugendo, twibuke yuko urwo rugendo turufatanyije twese, turugana Imana kandi rwubaka ingoma yayo mu bantu. Turukomeze dufatanyije, twishimira ibyo bagenzi bacu bagezeho, twemera ko ibikoresho biciye bugufi mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu bikorwa byacu bya buri munsi, ndetse no mu bitekerezo byacu, ndetse twemera ko isengesho ryatuhindura kugira ngo tubashe koko kwinjira mu nzu ya Yezu Kristo. Mukomeze mugire icyumweru cyiza nk'uko bisanzwe, mugende mushake muri Bibiliya Ivanjiri uko yanditswe na Matayo ku
umutwe wa 13 uva ku murongo wa 24 kugeza ku wa 43. kandi mukomeze mugubwe neza aho muri hose, umugisha w'Imana ubahoreho ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza na none.